Haleluya. Ndashima Imana ko yaturinze. Ese nashimwe. Ndashima Imana. Uwa kane mudamu wanjye yagiye mu bitaro musibe ejo yarapfuye, reka mbivuga ko ariko ndashima Imana ko ari muzima. Mumere Imana icyubahiro. Nasezeranye kwa muganga Imana imukize. Shima Imana ko mbashije guhamagaza ahangaha, shima Imana. Nkabashima Imana ko mba nanyuze mu misozi itandukanye nkabasha kugera ahangaha. Ubu tuvugana ndi umusore ushima Imana. Kugira ibintu byinshi ngenda inkorera nkategereza nkabona birakunda. Imana yanyemereye igihe naje gusenga, inyemerera perime ngira amahirwe ndayibona. Ndavuga ati Imana Imana nzagushima kubera bampaga akazi nta perime ngira. Ndavuga ati Imana nzagushimira rimwe wampaye n'akazi. Ndahangayika, abanyemereraga akazi bose maze kuyibona bose sinabona n'umwe. Sigara mbituye Imana kuko ariyo izabinkorera. Ndagenda ngera aho ngenda hangayika bikomeye cyane, kugeza aho naho nakura n'ibihumbi 5 nahahiga nkahabura. Ngize amahirwe ndagenda nabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Sinzi umuntu wanyuhamagaye tujyana ahantu, mbona amafaranga nashakaga yo kwishyura inzu ndayabonye anareba. Noneho maze kwishyura inzu navuye mu rugo, umuntu ampamagaye nimugoroba ngo agiye kundangira akazi. Ndagenda turahura, bimaze guhura asanga yasinze. Kandi yasinze ibona umuntu wiyubashye, arambwira ngo nimugurire kugira ngo ibyo tuzabashe guhura. Anyaka ibihumbi 15. Ndavuga ati ni 10 nari nabashije kubona. Arambwira ati ubizanye nta kibazo. Ambwiye mbe bizanye mu gitondo yamodoka yari yambwiye ndiguze gufata, mageze sanga yagiye. Arambwira ngo hari indi nimumure nta kibazo tuzabibarana ayi. Ubwo ngubwo birangira ko akajya yirirwa ndetse akanira ariko namuhakanira. Ambwira ati sinyakora ahangaha kugira numve ko yakongera hano. Ubwo turatandukanye, bampamagaye wa mugabo we twahuye ejo kujya gusenga, muhamagara ambwira ati ese ibyo nagusabye byakunze wabibonye? Ndamubwira ati byakunze nta kibazo. Arambwira ngo ngwino tuhure, noneho duhure ku modoka ndikwa kurenza ngiye kugera ku modoka. Ndagenda turahura, ahitamo ibyangombwa. Nagiye ndi kuzamuka mu moto, nakumva uri imbere yawe, urabizi imodoka idafatiye uburyo uri kwihuta. Imbere yanjye hari ikamyo. None hari ikamyo sinari nakamenya ibyirimo, yari iri kamyo y'ikontineri ariko utamenya pakiye cyari idapatiye. Mu gihe nanjye nyicaho nayitangiye guca ku gaherigisi kari kari imbere yawe, ngigeze mu rubavu abashe kungonga mungira hirya. Mungiye hirya ngo amasanzu umunyegare niwe nafungiyeho feri, imodoka yamukubise isa nk'iyihagaze, arasimbuka agwa munsi w'umuhanda mu byatsi. Ngiye kubona mbona ageze amahirwe, ahagurutse n'ubwoba ashatse kwirukanka. Abantu baramubwira ati hagarara humura nta kibazo. Abantu baraza baramukunda babona nta kibazo. Ahambwa ati ese uranyumukoreshereza umujyane no kwa muganga? Umunyegare ati nta kintu nabaye namureshereza ubwayo. Ndamubwira ati kuvuga ni imodoka bayimara kukanya nta mafaranga. Ndamubwira ati inote y'umuntu niwe yegara. Ngize amahirwe arayemera arandika nigeze. Ndagenda nubwo Imana buri gihe idukurikirana, iyo ubonye akazi Satani aba ari kukurwanya cyane. Ndagenda nyikuva mu Kinombe, nagomba munsi y'umuhanda ngera mu mukingo, ngomba kuzana abantu barasunika mvamo. Bukeye mu gitondo njya muri kontorori, agiye camo rimwe gusa mbona ndayibona. Ndaza nkora akazi, ariko muri iyo minsi 3 ya mbere nta Kinombe nagwa byamagwamo ngo nyivemo amahoro. Shima Imana yuko nabwiye umushumba mama Simoranje niwe nahamagaye, nabashije guhamagara ndamusobanura. Rambwira ni Satani yarakaye, wowe senga cyane. Ndasenga ntamagana, ubwo iminsi irashira. Muri iyi minsi, muri iki cyumweru turimo nari ndi gukora njyenyine, nari ndi kwigenda ngakoramo nijoro. Ariko shima Imana ko muri Kinombe cyose ndi kujyamo nubwo ndi njyenyine kuhasha kuhivana nabo nanaheze.
Imana ishimwe. Uyu munsi nawe ushaka ufite ibiri kukurwanya, Imana yo mu ijuru haguruke kukuburanira. Amen. Ushaka kutabyumva cyane, ariko niba binahari Uwiteka akuburanire kandi akurwanirire. Haleluya. Ayibwira ngo Mana akira ingabo ntoya n'inini. Imana ishimwe. Twibuka mu ijambo ry'Imana yo kw'Imana yigeze yakoresha n'amavubi. Amavubi aragendera Rwanda Abisirayeli baratsinda. Imana ishimwe. Bivuze ngo Imana ibasha gukoresha n'ivubi, iri rito cyane. Niyo Dawidi avuga ngo Mana narakubonye kirya gihe ukoresha n'amavubi, wakongera ukenda ingabo ntoya n'inini ukagurukira kongera kuntabara. Imana ishimwe. Imana igiye gutabara rero ntabwo igombera ibintu byinshi bikomeye, ikora ku kantu gato cyane. Nateye ubwira ngo Imana iyo turyamye tukizigura ntabwo tuba tuzi igihe tuzabyukira. Iyo ifite ahantu ikora tukongera tugakanguka, ishaka yatureka tukaryama tugasinzira, ariko ifite ahantu ikora tukongera tugakanguka. Imana ishimwe. Ubwo uzibwira ngo ngende ngenda nkikangura, ngenda nkikangura, umbwiye ngo urikangura aho wabumbeye, kuko nanjye kwicara ndamwanga ariko Uwiteka we, niba twirirwa turuha muri iyi si, uyu umuntu aryamye yarushye nyine bigenda gutya, uryamana n'inkweto nyine ukaryama ugasinzira. Rero ukanakora umuntu wanane umuntu kandi ukageze kuragenda ngo ariko Imana ifite ahantu ikora kugira ngo ubyuke ishaka yawe. Aryama iminsi 3 n'itanu, ariko ifite ahantu ikora kugira ngo dukanguke. Igendera ikora kuri bya bindi byakugoye ikuburanire nawe. Haleluya. Hari ibyo Imana yasinziriza ubuticura, hari ibyo Imana, hari ubwo Imana yakuburanira hahandi ubona nta yindi nzira. Imana ishimwe. N'ahandi hari ubutabazi ku buzima bwawe, si ibyo Imana yo mu ijuru yagenda ikakurwanira abakurwanya, ikakuburanira aho tubasha kwiburanira. Ahari ushobora kubona bigoye ku buzima bwawe, uri bangaho bose barakuzengereje, nigenda irwanya n'ibiri kukurwana, niyo nigabona ya nini ikuburanire. Ubwo niburanire uratsindwa, ariko nikuburanira iratsindwa. Imana ishimwe. Haleluya. Naje gusanga urubanza rwose rurimo Imana, ntabwo ushobora gutsinda. Amen. Haleluya. Shobora kuba hari byinshi byakuvuyeho, shobora kuba hari byinshi abantu benshi bagiye bakuvaho, ariko Imana yenda ingabo ntoya n'inini ihaguruke kukuburanira. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi ishingura igihe icy'umuntu unagana. Haleluya. Igira icyo ishingura byari bituma udatambuka. Haleluya. Haleluya. Imana igira icyo ikuraho ku buzima bwawe. Amen. Ufite ibikugoye, Imana igira icyo ishingura kugira ngo utambuke. Hari ibyabashurugisha kugira ngo udatambuka, Uwiteka Imana umusaba agira ati ayikureho. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ivuze ngo ubwire umutima wanjye ngo niwe gakiza kanjye. Haleluya. Nirangiza kugira icyo ishingura bituma udatambuka, wishimire Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ibasha kunezerwa kuko hari ibyo ibasha gukuraho. Imana ibasha kunezerwa kuko hari ibyo ibasha kurimbura. Imana ibasha kunezerwa kuko hari ibyo ibasha gukuraho imbere yawe. Imana ishimwe. Igira ibyo ikuraho, igira ibyo isenya, igira ibyo irimbura. Haleluya. Haleluya. Sinzi impamvu murangaye cyane. Amen. Sinzi impamvu murangaye, bibaye byiza buriya twatu
buzima bwawe, Imana igira ibyo yimimira kuri wowe, Imana igira ibyo urwanya ku buzima bwawe, Imana igira ibyo ukuraho. Uyu munsi n'ubuhanuzi butavangiye kuri wowe, n'umwana wo gushimira Imana ngo Mana ugira ibyo wimimira muri ano masaha, Imana igira ibyo ikuraho kuko byose irabishoboye. Ishoboye gukuraho ibikurwanya, ishoboye gukuraho ibiguhagurukira, ishoboye gukuraho bya bindi byose ubona ukabona nta yindi nzira, ariko Imana igira ibyo ikuraho kuko imbaraga z'Imana zibasha kuhoraganiga Imana ije igategeka ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Reka dusenga Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ryubake imitima yacu. Uwiteka byiringiro ryo gusenga, ijambo ryawe n'ubutabazi, ijambo ryawe n'ibyiringiro, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ribasha kudutabara, ijambo ryawe ribasha kuturengera. Reka ijambo ryawe rigira ibyo ryimimira muri ano masaha, reka ijambo ryawe rigira ibyo bikuraho, reka ijambo ryawe ryihute cyane ku butabazi bwihuse ku bana bawe. Ndasenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ijambo ryawe ribashe kubohora kandi ribashe gukiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Mana ugira ibyo wimimira ku bwoko bwawe, Mana ugira ibyo utegeka kuba gushaka n'abakwiringira. Turakunezerewe cyane kuko ushobora byose mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Dufite Imana yumva gusenga, dufite Imana ishoboye byose, dufite Imana ibasha kuturengera ku manywa na nijoro. Amen. Niba bashyira Imana reka tuyakome kuko Imana yacu igira yose. Haleluya. Uyu mugabo wicaye hano wowe, Imana yo mu ijuru ngiye kubona mbona ikiganza cy'Imana kigukuye ahantu wari uteretse ahantu mu nyanja, wari uteretse ahantu mu nyanja. Iteka iyo bugiye kwira wumva umubiri wawe utangiye kuba nka firigo, wumva ukonje. Iyo ubu ukonje ndakubeshyeye, ntabwo mubeshye kuko nubwo ibyo bintu nubwo nanaganira nawe nabwo ngo twarabiganira. Ngiye kubona mbona umubiri wawe igice cyo hasi Imana ikurinze kuba paralise, Imana ikurinze kuba paralise kuko hari n'ikintu kimeze nk'inkota iri kujama mu rubavu rwawe kigahindukira kikajama mu nda yawe, ariko Imana irangiye mubwira ngo uwo mwuka wose Imana iwukuyeho ku buzima bwawe. N'ubu tuvugana n'ubwo buryo wabumesemo, ihagarare hano. Ibi bintu turi kukubwira, ibi bintu biri mu muryango bwawe, ibintu biri ahantu mu rugo rwawe, ariko Imana yo mu ijuru, Imana nkorera irambwiye ngo igukuyeho ubwo buzima bumeze gutyo. Uwiteka nyir'ingabo arakurengera. Ubu tuvugana ubukonje buri mu nda Imana ibukuyeho, ahubwo ugiye kumva mu nda harimo ubuzima nyabuzima. Ifatire kuri urwo rubavu rukurya. Uwiteka Mana yacu urera kandi urakiranuka, izi mbaraga z'umwijima zasubije kuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga nizirekure, izi mbaraga zirekure umwana wawe, izi mbaraga zimurekure uhereye aka kanya nk'aka Kristo umubiri wongeye kugira ubuzima. Izi mbaraga z'inkota ziri muri we, izi mbaraga ndazinanije, izi mbaraga zisubira ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Mana bahora ubuzima bwe, Mana utegeke, Mana ureme, Mana ukore ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Menyekane kubohowe, menyekane kuri Mana ikiza, menyekane kutegetse, amahembe usubizeyo, ibitego usubizeyo mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga zimurekure, izi mbaraga zirekure ubuzima bwe, abashaka ubugingo bwe bakorwa n'isoni uko ijambo ryawe rivuze. Urakoze Yesu kubikoze, urakoze Mwami kubikoze. Izi mbaraga zimurekure, izi mbaraga usohore, izi mbaraga usohore, izi mbaraga usohore mu izina rya Yesu Kristo. Menyekane kubohora, menyekane kucishije, menyekane gushobora byose. Izi mbaraga ndazinanisha, izi mbaraga ndananisha, izi mbaraga ndananisha, izi mbaraga ndasohoye, izi mbaraga ndasohoye, izi mbaraga ndasohoye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu kubikoze mu butware bwawe, urakoze kubikore kubibahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kivuyemo ntikivuyemo.
kinahindukiye tumeze nk'inkota isoza ihagazemo mu mbunda. Amen. Amazi ari mugabo yararushye baramusengera tena ageze iwabo bongeramo ibindi maze umuntu reka mbabwire ijambo ryose rimanuka imbere y'Imana ifite. Amen. Shobora gusanga ijambo rimanutse nawe hari waguteze ariko ikigo yaguteze bari gukigwamo ari imbuga ariko ijambo rigera nafasi. Uwo gutegera mu rugo rwawe kugira ngo utagera mu rugo rwawe uyu munsi akorwe n'isoni. Uwiteka Mana nyiringa Imana data orera kandi ugakiranuka naho mutware gusengera amazi gahindura amaraso ya Kristo. Uwo amaraso ya Kristo abaho umwana wa Kristo akize ategeka mu buzima bwe usohoreze imbaraga zawe z'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Inywa mwaho ndi ku rusengero. Uwiteka Mana nyiringa Imana data ana amaraso ya Kristo amaraso aho imbaraga zawe z'abakonikoni amaraso asorera n'amacumu mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso agenda akora kuri ubu burwayi bwose aho bamukize kuko amaraso yawe atwike asenye arimbure mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muriro wose ayo Mana nyiringa Imana data umanukire gutwika no gusenya ugira ibyo usora mu buzima bwe. Amaraso abore kandi akiza menyekane ko amaraso akiza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Umeka wanga kukiri irimo n'ikiri Amen. Uwiteka Mana nyiringabo ana amaraso ya Kristo amaraso arakiza kandi arabaho. Izi mbaraga zirakora kuko amaraso yakomeye. Mana umutware bwa Kristo ubasha kubana no gukiza. Izi mbaraga zimurekure kuko amaraso yakomeye. Mana ukiza kandi ubohore. Kristo utegeka kuko amaraso yakomeye. Menyekane ko amaraso ahora kandi akiza mu izina ryawe Yesu Kristo. Menyekane ko amaraso ahora kandi akiza Mwana. Menyekane ko ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo seze twizeye. Amen. Imbaraga z'Imana kivuye mba bituje twayikomeye amashyi. Izi mbaraga zose zikurwanya Imana igiye gukuraho ubuzima bwawe igiye guha ubuzima. Ibyo ni umusozo iteka ryo kugira neza. Yicarira yihereza Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Amen. Imana igira ibyo yimimira ku buzima bwawe cyangwa ibirenge. Amen. Ijambo ryose rimanuka imbere y'Imana rifite impamvu. Imana ishimwe. Imana igira ibyo yimimira ku buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Umukobwa wicaye hano Haleluya. Haleluya. Imana mwishuri kuvugana nanjye ngo mubwire ngo uhereye aka kanya ngo ibyapfuye byose Uwiteka agira ngo barabisuye. Hari ibintu mbona byapfuye imbere yawe uyu munsi tuvugana. Umukobwa umaje gupfusha ubukwe aka gatatu. Umaje gupfusha ubukwe aka gatatu ukarambagizwa bikemera n'impamvu nyine kagaragara nawe uzi bikemera rwose bikemerwa. Ariko Satani kuko adakunda ibyiza akakwicira ibyawe ku mugaragaro. Ariko Imana iramye nkubwire ngo irakubakiye iragukomereje. Iragukomereje kandi umuntu Imana ikomereje naho izi kuzimu zaziguka ntabwo zisanye ngo Imana ikomeje kurusana. Uwiteka
meze nyine nzaguma kucyana imbere ariko Imana suko Uwiteka nyiraga guha agaciro wambuwe Imana iguhasubisha agaciro kawe Imana iguha agaciro kandi uzabonesha n'amaso yawe Imana mujira gutabara Imana mujira kurenge Imana mujira kurwana kandi ikindi bahuye amaguru yawe amazi igihe kinini ari kukurya mbonye Imana bahuye amaguru yawe amen hari ibintu bazimisi bikurya ku maguru yawe ariko Uwiteka aramwe mubwire ngo aka kanya ibintu bisohoye ku maguru yawe hari imbaraga z'Imana zibasha gukiza Imana irategetse kuri wowe yicarire Uwiteka kumugisha amen haleluya Imana yacu yashoboye byose ntacyo na kimwe kibasha kuyinanira bamuhoza Imana n'ubushoboye akaguru kawe hari akaguru kawe kari kukurya akaguru kawe kameze nabi ariko Imana yo mu ijuru ibohoye ayo maguru yawe hari Imana isohoyemo imbaraga z'amahembe baguteze hari ibintu Imana isohoyemo ku buzima bwawe hari Imana isohoyemo kandi irasohoye hari ibintu Imana ikuyeho imbaraga z'Imana zikoze ibikomeye kuri wowe hari imbaraga z'Imana zongeye gukora kuri ibyo birenge byawe kandi uyu murozi yakozwe n'isoko ikigo yaguteze ngo niwe ugiye kukigwa niko ijambo ry'Imana riri kuvuga amen bivuze ngo ijambo ryose ryamanutse ku buzima bwawe n'iryawe gusa kereka niba utaryizera amen iki kigo yaguteze niwe ugiye kukigwamo amen kuko niko ijambo ry'Imana ryatubwiye Imana ishimwe haleluya haleluya dufite Imana bagusenga ya teoloji cyangwa se ivuga butumwa cyangwa se bya Bibiliya nibyo nigaga ariko ngiye kubona diplome yabyo rwose certificat yo ndayifite narayibonye narakigiciro cya mbere ubu baje muri twabambonye na diplome yayo kugira ngo mutuzagera hose tuvuge Imana kandi byemere bivuze ngo ntabwo uri kwigishwa na pasiteri w'injiji narize kandi birarangiye Imana ishimwe ko yashoboje impamvu nyakuri irimo Imana rero numva nuje Imana yo mu ijuru ibohoye ubuzima bwawe agiye kubona mbona guhera ku mutwe kugera ku maguru ubuzima bwawe buraboshye ku buryo nabwo ntabwinyagamburira ariko Imana iramubwira ngo guhera kuri amaguru yawe kugera ku mutwe Uwiteka nyir'ingabo arakubohoye Imana ikaho ibintu bikagagaza mo hano mu biganza byawe kumvaje ibintu bigagara kumvaje ibintu by'ibinya ndakubeshye mubyeyi ibintu by'ibinya biragahara byagera mu mavi bigagara byagera hasi ukagagara Imana yamwijana mubwire ngo uhereye aka kanya igiye kubohora ubuzima bwawe imbaraga z'Imana zibasha kukugotera kukugira neza hari ikintu Imana ikuyeho kuri wowe hari imbaraga z'Imana zibasha kubohora amen hano numva harimo umuntu ufite izina ryitwa Jacqueline ntabwo kubera amatara ayikaze ikibazo cy'amatara ari hano ntihaguruka harimo umuntu witwa Jacqueline Mana yanjye tuyikomere amashyi iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu amen Jackie ni Jackie amen Imana yo mu ijuru irambwiye ngo irangije igisuzuguro umaze igihe kinini irambwiye ngo umuntu witwa Jackie umaze igisuzuguriro amaze igihe kinini irambwiye ngo umutwaro baguhekesheje igukuye ku mutwe aho uzasenga n'imvumbura izina ryawe irambwiye ngo mubwire ngo imitwaro
intambara ufite ku buzima bwawe Imana irazirangije, intambara irazirangije, kandi Uwiteka Nyiringabo arakurengeye, akorera umutabazi n'ibyiringiro. Amen. Warasenze, warayivugiye, warayipindiye, warayiririmbiye, waragize ute, ariko irambwiye ngo ugiye kuguhemba nk'abantu bamufatiye, Uwiteka agiye kuguhembera. Abo bagusebereje n'Uwiteka Imana agiye kuguhera agaciro, kandi aho umurozi yakurogeye n'Uwiteka Imana akurogoreye, Uwiteka Nyiringabo arakurengeye. Imana yakurinze imisazi, uyu munsi uri umusazi. Imana yakurinze kugera mu kagari, uyu munsi ukigenderamo. Uwiteka Nyiringabo agiye kukurengera, abohoye igice cyo hasi ku buzima bwawe. Imana ibohoye mu nda yawe cyane, ibohoye umugongo wawe. Hari ibintu Imana isohoye ku buzima bwawe, Uwiteka akubereye ibyiringiro. Amen.